icyambere narabanje ndati story twirwa dutera muri quartier karuko buri muhanzi yinjira muri studio hari uko ameze mu mubiri afite icyo agendanye nacyo cyangwa abandi free birashobokara Dico kubera nyine ubundi iyo ukunda kuba uri mu rugo ufite ama instrument muri phone yawe connecta na bluetooth mu mirimo mu rugo cyangwa hari ibindi uri gukora ukaba uri kuririmba si studio ariko ni nka ari studio noye yarambwiye mbe nicaye akora beat irangira arambwira jya kuri noza jya kuri mic nishyira headset mu mutwe akinkubita beat nari nashyizemo amatwi abiri yose atambwira ati vipi ko wambaye amatwi abiri yose uriyumva gute uri kuririmba arambwira ati cyangwa mbara ndabanza ndaririmba ndasakuza ati nyumvisha ibyo ndikodinze bisa nk'ibicine ntataho se ndubishobora urumva ni ikinege ko ibyo numvisha ndikodinze ariko kubw'amahirwe no kubw'imigisha navuga ko ari iby'Imana turakora bigenda neza niyarangira uwo munsi arambwira burije byabigeze nka saa 5 arambwira saa 5 burije so tahawe ni hafi ejo uzagaruke nanjye nakora abantu benshi ndananiwe ejo uzagaruke dukomeze noneho ndi free ndumva nageze mu gitondo nka saa 1 dutangiye gukora nka saa 3 kabisa niba nabyumvise neza hari ikintu umuntu agusaba ikintu kugira nawe aguhe ibyo wifuza niba umuntu agiye gufata ubuzima bwawe akabuhindura bwiza akaguhindura ubuzima nawe hari icyo azagusaba kugira abone ko ufite umuhate w'uko ushaka guhindurirwa ubuzima nawe ibyo nabyo bimufasha mu bizatuma kumanaginga kugiye mu nzira nyayo Mona Lisa naguhaye key of my soul nunyirengagiza nzasigara ndi solo yareno it's your boy Dico nkuko mubibona ndi Dico ngaha nanjye ndi mu kiganiro nkuko mubimenye muri kumwe nanjye Santé François hano kuri IKONIC LIVE SHOW nkuko tugiye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye nkuko rero mubimenyere umunsi ku munsi tugenda twakira impano zigiye zitandukanye nkuko mubibona hano kuri kamera turi kumwe n'umusore wifunze bukwasi nkuko umusanzwe mubimenyereye agiye gutangira atwibwira abahanzi basanzwe bivuga nkuko mubizi bimeze bite chef Mona Lisa naguhaye key of my soul nunyirengagiza nzasigara ndi solo yareno it's your boy Dico nkuko mubibona ndi Dico ngaha nanjye ndi mu kiganiro Dico se iryo zina rishatse kuvuga iki twese twarizwe n'ababyeyi twagize n'inshuti tugenda murange umubyeyi wanjye akunda kuri nyita ndi umwana amazina menshi nanakura nitwa n'inshuti zanjye nanjye ndyakira gutyo kuvuga ko Dico ari izina ry'ababyeyi iganya cyangwa nta nickname wenda umubyeyi aba yarakwise ni nickname y'umubyeyi kabisa mbese abantu batumva Dico ni izina wavuga ko ntago wenda twavuga ko ni izina ritoya mu mufuko wavuga ko wagiye ndetse n'indirimbo kandi kuzira urugendo Dico ni muntu ki Dico ni umuhungu w'umunyarwanda uvuka ku babyeyi babiri bose batari abanyarwanda umwe ni umurundi undi ni umunyarwanda umetisa urabyumva urugendo rwanjye rw'umuziki rwatangiye kera ariko igihe navuga ko aribwo natangiriye ni muri 2022 kuko nibwo nateye intambwe ya mbere nsohora indirimbo ariko muri studio ho nagezemo 2021 mu mezi hanyuma nko mu kwa 9 gutyo nibwo nari nangiye kujya muri studio nangira kuri recording indirimbo mbere na recording ni Mona Lisa rero iri based kuri true story too kuko Mona Lisa nyine nta muntu udakunda nakunze ariko biraho tu ariko niho SP yanjye yavuye yo gukompoza iyo ndirimbo no kuyiririmba tu ngenda ndeba birimo ba mu rukundo uko
baba bashaka kubwira abo bakunda. Hari nabo nayikoreye nyine abantu bashaka kubwira abo bakunda bakabura ibyo bababwira, ashobora no kumuririmbira iyo ndirimbo kabisa. Nuko nayikompoje nicaye hanze yo mu rugo kuri instrument imwe, ndayikompoza mfite instrument, ndayikompoza nyijyana muri studio kwa Iberi imwe, mwumvishe instrument, mwumvishe n'ibyo nashyizemo muri instrument, arambwira ngo ati ni byiza ariko ntabwo biri perfect cyane. Urumva nari nahise mubwira ati si byiza kandi si byiza cyane, ariko ndaje ngo tubigire byiza cyane ahubwo. Mbwira igiciro, ariko igiciro urabona ukuntu tuhatunga nta mafaranga bari menshi, nta hantu umuntu akora. Ati bro ntabwo wamfasha se gutya ukankorera? Arambwira ati bro ntabwo bikunda, uriya producer bari mu bantu banza sinzi two bari bafite utuntu two kubaseriye byatari, n'abajepe ntabwo babaseriye kabisa. Okay, turatangira turakora, nibwo twakompoje Mona Lisa yari kodezwe hafi iminsi nk'itatu. Kwakura nyine iyo ukiri umuhanzi uri hasi, ubwiye abakuru binjiye arakubwira ati uretse ejo uzagaruke, ariko ntacyo byari birumwe ko njye nari nzi icyo nshaka mu mutima. Ibyo biraba, nanashutinga video, nyisohora na video yajya hanze, mbona feedback ni nziza, yabo twigana, yabo tubana aho hafi, mbona feedback yabo ni nziza ku buryo n'ubu umuryango urabikunze, ndi proud yabyo. Naho kuri Dico ni umuhungu nyine uranga uri seriye nyine, ibyo babona muri video sikameze hanze tu, ndi umuntu utandukanye n'ibyo bambonamo muri video. Yacyumva igazina Dico, mbese twe nk'aho ko tubimenyereye cyane abakunzi bawe kwibaza ngo Dico ni umuhanzi, tuzi ko umuhanzi agira injyana aba aririmbamo. Dico ni umuhanzi uririmba mu yihe njyana? Dico ni umusinga, ariko cyane cyane agaragara muri Afrobeat. Ariko ndi ni umusinga, byose injyana zose araririmba, ariko cyane cyane agaragara muri Afrobeat. Indirimbo yawe so sinzi nimba wenda hari nk'agace waturirimbira ku iyo ndirimbo yawe kugira ngo udukurikiye abashe kuyumva. You the one in a million, nubwo byansaba gukora nka chameleon. Imana niyo ibizi, urubuto ndi mfite nakwifuza no guhomba. It's a long journey, gusa tuzabicamo, nubwo byansaba no kumena n'amaraso. One step never go back, we ain't never go back. Uri mwiza suko ngutereta, urabengerana bebe usa n'ifeza. Ni indirimbo nziza ariko ijyanye n'urukundo wabitubwiye. Ese waba wayiririmbye ari umukobwa uyiririmbira, cyangwa se yaba ari umukobwa wagusize mu iyo nzira? Tubwire. Byamubwira ariko akabura uburyo abimubwiramo. Nkibuka ko niga muri primaire, hari ibyo najyaga mbona inshuti zanjye, hari ukuntu zajyaga gutereta zikoresheje indirimbo. Bakoreshaga indirimbo za ba Knowless, za ba King James, kuko nibo abantu bari bagezweho bafite indirimbo zifite ikintu bita imitomato. Bati why not njye nataririmba iyo ndirimbo, abana batoya cyangwa umuntu mukuru ukoresha indirimbo akazakoresha yanjye. Byose bigenda biva aho ngaho. Ngenda nanafata nanicaza inshuti zanjye nkazibwira ati ibintu by'urukundo twaririmbaho gute. Abakundana bakambwira, n'abadakundana bakakumbwira, na mama akagira ibyo ambwiramo nkashyiramo. Buri muntu wese aba umukuru abe n'umutoya, hajya harimo idea zabo kabisa. Hari nk'umukobwa nawe waba warayiririmbiye mukajya mu rukundo? Nta mukobwa nayiririmbiye ngo tujye mu rukundo tu. Ibintu byo gukundana edaje. Umugani wa Brian ntabwo wabijyamo nta mafaranga. Ndi gushaka amafaranga, ninyabona nzakundana tu. Urukundo rutandukanye n'amafaranga, ariko n'amafaranga nta rukundo. Kuko nyine iyo ufite amafaranga ugashaka n'urukundo, ushaka urukundo ruhamye uzahora ufite. Ariko iyo ushatse urukundo n'amafaranga ukabona urukundo, uje ufite bya bindi yuje by'amafaranga ajyana rwa rukundo. Mubivemo. Mujye muri comment muze kutubwira ko ibyo umusani yatubwiye ngo nta rukundo nta mafaranga. Ubwo nuko abantu badafite amafaranga igari yuko nta rukundo. Ariko njye ntago nemeranya nawe, kuko buri muntu wese yagira imyumvire igiye itandukanye. So
dukomeje kuganira twagira ngo tumenye urugendo rwawe muri muzika. Ese hari imbogamizi waba waragiye uhura nazo mu rugendo rwawe rwa kariya ya music? Imbogamizi ziba zihari ariko imbogamizi ntabwo ari nyinshi. Imbogamizi ziba igihe utangira kwandikira abantu kuri WhatsApp bereka ibyo waririmbye ugira ngo ugire ubufasha ubona sinavuga ko wakushona ariko nyine hari abataba bari interested yo kugufasha. Izo nizo mbogamizi, nawe ubundi bwo nta kindi cyadanje kabisa. Byumva ubwo kuba wenda harimo nk'abantu baba wizeye ko bakuzamura bakagenda bagutenguha, ariko abantu tuganira bari muba muri bazamutse tugenda tuganira agenda batubwira ati uburyo bwo kuba bujyanye mbese na financial kuba yajyamo. Wowe icyo kintu ntabwo kigize kikugonga cyane? Financial yo ntago umundi bikiri ngombwa kuyivuga kuko buri muntu wese aba abizi, haba umuhanzi haba umunyamakuru, buri muntu wese aba abizi ko financial yaba ari insazi kabisa, biba bigoye kuko sinavuga ngo ntabwo byigeze bingonga kuko n'ubu ngubu aka kanya biri kungonga kabisa ku buryo ngiye kumara like hafi amezi 6 cyangwa 7 nta ndirimbo ndashyira hanze kubera financial nyine urumva gushutinga amavideo audio byose ni ibintu bikostinga amafaranga, uri bushyiremo location byose bikostinga amafaranga kandi urumva ayo mafaranga bari menshi ku bantu badafite management bigoye kabisa. Niyo mpamvu yo kublaminga abantu badafite management nkuko badakataza n'indirimbo urategereza ukareba ibye, ariko tuba turi gusenga cyane ngo natwe izo management zitugereho kabisa. Bishe neza kigaragara cyo financially haba muri music no mu buzima busanzwe ni ikintu tugenda duhura nacyo, tudateze no kuzagera ahantu tugicikira imyaka kuzagenda iza, dore ko nta kintu na kimwe ushobora gukora hataje mu bintu bijyanye n'amafaranga. Ahubwo nkibaza ku bwawe abenshi tugenda tuganira hari abo ugenda usanga ababyeyi babo baragiye babashyigikira muri music, cyangwa nk'umubyeyi nk'aho umunyeshuri ugasanga no kuba yanabasha kuba yamuca intege amubwira ati kurikirana ibyo kwiga, ubwo n'uburara ugiyemo. Tugenda duhura n'abagenda batubwira gutya, icyo kibazo we ntabwo cyaba cyaraje kukugonga? Ntabwo cyangoze kubera ko mu ishuri mu busanzwe ndi umuhanga, ni ibintu bisanzwe ndi umuhanga. Ahubwo yaranshyigikiye mu muziki, kubabona naranasora n'indirimbo bavuga ati byagenze gute. N'ubu ngubu na project turimo ngena, hari project turi gukorana njye na mama n'undi mu producer we, turi gukorana project urumva warananshyigikiye, umubyemera no kandagira muri studio akinjira agushyigikiye uko ndi umuhanga nyine iri umuhanga byose birikora. Kiri mu ishuri kugeza ubu ngubu warangije urakiga? Ndarangiza kwiga uyu mwaka. Wigiye combination? Niga iyo bita ATC. Bikana. Dukomeje ikiganiro cyacu rero twajya tukugenda no twaba tugiye kuba twakubaza ikibazo gikunze kugarukwaho n'abantu benshi kijyanye no kuvuga ngo abahanzi benshi kwinjira muri studio ni ibintu byagiye bibagora. Ku bwawe ukivuga ati ndinjiye muri studio cyangwa afashe kuri mix ngiye kuririmba, ni nk'igiki cya mbere cyakugoye cyangwa cyagucana? Icya mbere narabanye ati story twirwa dutera muri quartier ko uko buri muhanzi yinjira muri studio hari uko ameze mu mubiri, afite icyo agendanye nacyo. Cyangwa abandi free birashobokara, ariko kubera nyine ubundi iyo ukunda kuba uri mu rugo ufite ama instrument muri phone yawe connecta na bluetooth mu mirimo mu rugo, cyangwa hari ibindi uri gukora ukaba uri kuririmba si studio ariko ni nka ari studio ntoya. Yarambwiye mbe nicaye akora beat irangiye arambwira jya kuri mic. Nishyira headset mu mutwe akinkubita beat nari nashyizemo amatwi abiri yose, atambwira ati vipi ko wambaye amatwi abiri yose uriyumva gute uri kuririmba? Arambwira ati cyangwa mbara ndabanza ndaririmba ndasakuza ati nyumvisha ibyo ndikodinze. Bisa nk'ibincine ntataho se ndubishobora, urumva ni ikinege ko ibyo numvishe ndikodinze, ariko ku bw'amahirwe no kubw'imigisha navuga ko ari iby'Imana turakora
bigenda neza niyarangira uwo munsi arambwira burije byabigeze nka saa 5 arambwira saa 5 burije so tahawe ni hafi ejo uzagaruke nanjye nakora abantu benshi ndananiwe ejo uzagaruke dukomeze noneho ndi free ndumva nageze mu gitondo nka saa 1 dutangiye gukora nka saa 3 kabisa. Niba nabyumvise neza hari ikintu waruvuze abantu benshi bajya bakunda kugarukaho cyane n'abahanzi bavuga ngo muri studio cyangwa mu gitaramo runaka hari ukuntu mubanza mukidoroga kugira ngo utinyuke public cyangwa se naho muri studio kugira ngo ubashe kugira mirongo. We icyo kintu waba wemeranywa nacyo? Izo ni negative myths kabisa, izo ni myths zitabaho, ibyo ni ibyo abantu bimagine nyine to hako ahubwo biterwa n'icyo umuntu ashaka. Ubwo umunsi n'umuhanzi wo teguye kujyaho yabifashe yazabifataza ariko siko bose babikoresha cyangwa siko bundi binakorwa tu. Umuhanzi ashobora kuza ari fraka gukubita nese kabarari bari ibyaririmbye bimugendamo kereka niba impano yayishakira buri ibyo ngibyo ariko iyo bimugendamo araza gukubita flow za danger da. Abantu baravanga ibikoresho hari icyo bifasha umuntu. Ayivuza akantu keza abantu baravuga ariko nta n'umwe urabifata ngageyo. Wasanga naje ngira ngo wenda ntabashe kuba nta bikoresho nanjye ndeye ko naba umagani ngira yuko atari byo. Muri aba bahanzi baba bakizamuka wenda ashobora kuba yakumva ko ari ibintu bidashoboka akaba nimba yaranafite niyo gahunda yo kuba yabikoresha yabireka, dore ko n'ubundi ibiyobyabwenge biba atari ibintu byiza. No kuba wanabikoresha uri umuhanzi ngira ngo hari benshi twagiye tubona hano mu Rwanda bigenda bitagwa neza aho ugenda usanga music yabo akenshi bakunze kuyikorera mu bigo ngororamuco kandi nko ku muhanzi ukizamuka ntabwo tuba twamwifuriza ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo tuba twifuza ni uko twahora tukubona muri music yawe. So dukomeje kuganira ahubwo nagira ngo nkwibarize ku bwawe urumva igihe umaze muri music ese hari nka label cyangwa management waba waragerageje kwegera kugira ngo ibashe kuba yakumanaginga cyangwa kugusupportinga muri music yawe? Nyinshi ahubwo mu Rwanda zishobora kuba nta n'imwe narandikira ako bose nyine ibyo bagenda bansaba usanga n'ubundi ntago mbyujuje tu. Hari ibyo bagusaba kugira ngo ubone kugira ngo ugire icyo ugeraho nuko hari icyo nawe watanze. Rero hari igihe umuntu agusaba ikintu kugira nawe aguhe ibyo wifuza. Niba umuntu agiye gufata ubuzima bwawe akabuhindura bwiza akaguhindura ubuzima nawe hari icyo azagusaba kugira abone ko ufite umuhate w'uko ushaka guhindurirwa ubuzima nawe ibyo nabyo bimufasha mu bizatuma kumanaginga kujya mu nzira nyayo. Nagerageje n'izo mu Burundi hari abakubwira ati kora nk'umwaka umwe tuzavugane bati kugira bikunde wanze usore indirimbo zingana gutya wanze ukore bingana gutya ugera ubundi natwe tuzagufata ufite aho ugeze tuzamukana ariko ugasanga biba bigoye nyine to biragoye kabisa. Wenda reka dufatire hano mu Rwanda uba nubwo watubwiye ufite umubyeyi umwe w'umunyarwanda n'undi w'umurundi ndakeka kuba wiga hano mu Rwanda niho ukunze kuba cyane ariko nk'umuntu akibaza nimba uba hano nko mu Rwanda wenda nka riboza hano mu Rwanda wagiye kwegera utubwiye ko hari ibyo zagiye zigusaba se nimba atari ibanga ni ibijyanye n'amafaranga cyane ibi urumva niba ari ibyo bisabye kubishyira hanze ndi kwigura ari amafaranga tukubwiye ngo wenda ngo tubwire ngo ni izina runaka kuko impamvu tuba tukubajije gutyo ejo haruza akatubwira ati njye nagiye muri label runaka sinago biba biri ngombwa kubitubwira ariko banca amafaranga cyangwa ukunuko ku bwawe wumva iki nk'amarebo agenda abashyiraho amananiza nk'ayo ngayo? Ntago nabyita ko ari amananiza. Bagira umurongo bagenderaho nk'uko n'abakozi bajya kwaka akazi ahantu iyo bazitetinze CV yawe bagasanga utajyanye n'ibyo bifuza ntago akazi bakaguha ariko si ukuvuga ngo uwo muntu ufite CV ni umuswa ahubwo ntago aba yujuje ibyo bagize icyo bifuza kuko hari ahajya ahandi bakakamuha. Amarebozi ntacyo nababwira ibyo bakora nibyo ahubwo nibakomereza aho ngaho kabisa. Ikigaragara cy'uko ahubwo ntago bakugoye wasanga twicaranye hano bakagufasha
bakunze ba IKONIC Live Show nkuko mukomeje kudukurikira hano, twabibutse ko ari IKONIC Live Show. Tunagushishikariza wowe udukurikiye hano mu kiganiro cyangwa uri burebe kino kiganiro kunyarukira hano kuri IKONIC Live Show, ugakanda subscribe na like na share kugira ngo ibiganiro bya IKONIC Live Show bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Dukomeje n'umutumirwa wacu rero, tukaba twakibaza abahanzi benshi bagiye batandukanye bagenda bagana amarebozi, usanga bagenda bafite indirimbo zigiye zitandukanye. Ku bwawe kugeza ubu ngubu ufite indirimbo zingahe? Indirimbo ebyiri, Mona Lisa niyo bita Touch Me, audio video zose. Touch Me. Mona cyumva Touch Me. Urumva hari ibintu dushaka kugaruka, abantu benshi bagenda bavuga Touch Me. Bishatse kuvuga iki? Touch Me nyine ni nko kuvuga nyine okay. Nkoraho nyibutsa, ni ubundi umuntu ukoze ni arije abakwibukije, ni nka nyibutsa, ubundi ni nyibutsa tu. Hakongera ngo muri Touch umubiri wawe ntabwo nawe hari ibindi muba mushaka kuvuga. Ngiye kuvuga ibyagiye. Noneho abandi bazagenda imagine ibyabo. Okay, ni nka kwa kundi nyine hari ukuntu ushobora gukina game n'umukobwa wenda mukundana, so ukabikama ngombwa ko mwihishanya, ushobora kuza wenda ugahagarara ukambwira ati please touch me, nkoraho nyine numve ko hari nyine tu. Hari n'ibindi, hari n'abandi baba bari mu byabo ariko akaba ati nkoraho numve ko hari. Wamubwira ngo touch me? Nabimubwira. Mbaye gusinzi ko nasigaye babivuga kuri bano bantu batabona, sinzi ikinyarwanda basigaye abantu babana n'ubumuga bwo kutabona. Ubwo nuko nguko urumva nk'uriya muntu kugira ntago bari kukureba, so kugira amenye ko ashobora ati bro touch me, nkoraho numve ko hari imbere nyine abantu babana no ni urugero ubwe ko n'umuga gukoraho urugero ko wenda hari impamvu bayiririmbye n'abadukurikiye n'abantu basesinga bari burebe. We ariko tukiri ku iyo ndirimbo yawe yitwa Touch Me, abantu benshi muri kino gihe bakunze kugaruka ku bintu byo kuvuga ngo abahanzi baririmba R&B cyangwa Afrobeat, n'abantu bakunda kuririmba indirimbo twita ngo ibishego. Wowe icyo kintu urakivugaho iki? Ni ibishego mu mitima, uko bumva ibyo bashaka kumva, ntabwo bashaka kumva ibyo umuntu aririmbye tu. Umuhanzi aririmba indirimbo agakompoza agashyira hanze, buri muntu wese akagenda akuramo icyaro, wumva ngo ni igishego gate ahangarageze no si igishego, ako hari n'ubyumva uko wabisohoye, abo ntabwo twabyumva kimwe. Kuri we igishego ni iki? Igishego ndumva ntabwo nyisi. Ntabwo nyisi kabisa. Ese nta ndirimbo wenda wari wumva ukavuga ati ndirimbira ijambo uyu muhanzi yakoresheje, yego ntabwo riri hanze ariko hari ukuntu riri secret uko? Jewe ko akongeye nkunda kwiyumvira American music, kandi American music uzi imiririmbire yabo, so ko akongeye kwiyumvira imirimbo yo muri American music yo no mu Rwanda, nkumva indirimbo za ba Melody, Mico the Best, nkumva ba Marina, nkumva Legion, nje numva nyine ntacyo kirimo, mba numva kidasanzwe. N'abakunzi badukurikiye bivuze ko harimo abahanzi ujya ukunda kumva hano mu Rwanda, uvuze wenda nko kuri Melody. Kuri Melody hari indirimbo aherutse gusohora bita Akinyuma. Nkawe nk'umuhanzi wenda hari byinshi muba muturusha cyangwa umuntu ukurikira entertainment cyane, iyo wumvise Akinyuma wumva iki? Numvise Akinyuma, nta Akinyuma nyine. Nta akise nyine nicyo tugira ngo asanga ari akabuno kari inyuma. Birumvikana ko kari gaciyemo nako kaba gakenewe, wenda hari impamvu umuhanzi aba yari yasohoye iyo ndirimbo. So rero nk'umuhanzi wacu tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twagira ngo
ubwira abakunzi ba IKONIC Live Show n'abafana bawe kugira ngo bifuza kuba bagushyigikira mu buryo haba mu buryo bwa support yo kuba bashyigikira imbuga nkoranyambaga zawe cyangwa se n'uwaba yigira icyo yifuza kugufasha muri music, kuko IKONIC Live Show ni igera ahantu hatandukanye, yagusanga hehe? kuri reka duhere kuri Instagram uragenda andikemo I am Dico akarongo, ubwo ni I na A na M na D na I na C na O. Reka mbisubire mu Kinyarwanda, uko bivuze mu Kinyarwanda urandika I na A na M bifatanye na D na I na C na O byo bifatanye, wongere uca akarongo, noneho ushyira akarongo then touch, uraza kumbona kuri YouTube channel naho ntago bitandukanye, ni I am Dico ko nguko gusa, noneho I am Dico naho nta karongo karimo, uraza kwibona wakandikamo ngo touch me by I am Dico, urambona Mona Lisa by I am Dico, zira available hose urambona. Dusoza ikiganiro cyacu n'iki wabwira abakunzi ba IKONIC Live Show cyangwa sosiyete ikurikirana entertainment hano mu Rwanda no hanze? Bari hanze y'igihugu nabasaba ko badufasha, bari mu bantu bafasha indirimbo nyarwanda zigasohoka hanze, kuko niba ari muri sport akayumva, ari mu nshuti z'akayumva, baramubwira indirimbo ni yandi yo mu Rwanda mu rugo kana proud iwabo boss azateye indirimbo y'umunyarwanda, natwe tujye twumva akavuga ati YouTube channel ni ngiyi, azayo usacinze YouTube channel ugasacingamo na content iri mu Rwanda, bazana n'izindi nyinshi, akagenda akareba abari mu gihugu nawe aguma supporting management. Zo nazisaba ko bafata abantu abaririmbyi barahari, abakinnyi b'amamuvi, abafite impano zo gusetsa, ni byinshi mu Rwanda, abantu bose bafite impano. Gusa nawe umuntu ufite impano ntago nakubwira ngo ugende wicare uryame, nawe haguruka va mu buriri, hera morning tigita, utari saa 11 nk'uwagiye ku kazi, ntabwo uzabikora icyumweru ngo habura ikivamo. Uko nanjye narabikoze, ubu ngubu mfite audio yo kumproducer itarasohoka, ndi gupangira video, ariko nabyo byavuye muri izo haso. Babyuke basoringe, ntago country zazimusanga iwabo, ntago the man zamusanga iwabo, bari John ntago bazamusanga iwabo, Logic ntago zamusanga iwabo, nahaguruke nabo bayiberi high vibes ntago bazamusanga iwabo, nibahaguruke bakore tu. Bakunzi ba IKONIC Live Show, rero nkuko mubimenyere hano kuri IKONIC Live Show, umutumirwa wacu akaba twari twakiriye nkuko yabibamenyesheje, tubashishikariza kunyarukira kuri YouTube channel yiwe mukamusapotinga, dore ko mushaka na information zose muba mwazikoraho kuri platform. By the way, dore ko harimo n'uwaba yifashije yabasha no kuba yanamufasha mu buryo bwo kuba yasohora nizo videos aba afite muri projet, kugira ngo umuziki wiwe ukomeze utere imbere. Tunagushishikariza wowe warudukurikiye gukanda subscribe na like na share na comment, kugira ngo ibiganiro bya IKONIC Live Show bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ciao ciao.